Yes, ndabasuhuje mbifurije kugira umugoroba mwiza shuti bakunzi ba Top Kivu News. Hanyuma rero ahangaha agakayi kaje kajemo amakuru menshi cyane aho tugiye kubabwira ibibaye mu gihugu cy'u Burundi noneho biteye ubwoba. Kera amaherezo ya CNDD FDD ashobora kuba ageze kwiherezo bitewe n'iki Reverend Kuriyo akoze iki uyu mugabo. Biravugwa ko uko bigenda uko ariko kose ashobora kuza kwitandukanya nabo byarangiza agashinga nawe ishyaka rye. Bimeze bite rero? Reka nze mbibabwire ibyo Never ahuye nabyo. Ni amakuru menshi cyane tugiye kubagezaho nkuko mubibona, ntaza kwizimba mu magambo. Ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe afite amakuru menshi cyane atuzaniye. Mwegere hino. Nibyo kuko tubahaye ikaze bakunzi ba Kivu Top News muri aya makuru tuba tubazaniye kuri uyu mugoroba cyane wiba byabereye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi na hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Abarundi rero barimo baraserebura intsinzi ntamenya ahantu yavuye, bavuga yuko ngo u Rwanda ngo rwaba rwemeye gukorana na M23 ku mugaragaro. Ese bari guserebura mu buhe buryo? Ese bibamariye ikibo? Ngayo nguko rero nanone kandi reka tuze kukubwira ko mu makuru hano abacanshuro Kisekedi yizaniye nareba nabi ubwe nawe baraza kumwirasira bitewe nuko nabo ku rugamba bamaze kuba bahakorera ibintu by'ibitangaza by'ibikoryo cyangwa se inkuru y'akababaro kuri Kisekedi, niko wenda napfa kubivugamo gakeya cyane bwana Pacifique. Hanyuma rero ndagira ngo mwegere hino tubagezeho aya makuru. Ahangana bazaniye page zo mu Burundi zose ngiye kubacacamburira, ni nayo turi buhereho, ndetse no ku mirwano turajyayo. Imirwano dufite abasirikari b'u Burundi. Abasirikari b'u Burundi hari ibyababayeho byari byaragizwe ibanga, ariko bari kubikora mu ibanga. Kuri ino nshuro hari uwabaciye muri humye afata video abayisize hanze kabisa, bari gucyura imirambo. Ibyo nabyo turabivuga nyuma yuko Never yaramaze iminsi abahakana. None rero bwana Fisi, ndagira ngo mbanze mbisabira ikintu kimwe shuti bakunzi bacu, niba mudukunda, niba mukunda ibyo dukora, ndabinginze ngo mudushyigikire mukanda kuri subscribe. Niba ari byo, niba umva ntacyo bigutwaye, ihangane ubyondeho gatoya, witureba handitse like naho ukandeho, hanyuma ujye no muri comment utwandikira utubwire ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ibyo ngibyo biradufasha kugira ngo tubagezeho amakuru natwe twumva tunezerewe mu mitima yacu, tubona ko ibyo dukora mubikunda kandi mudushyigikiye. Ngaho ngukorero. Hanyuma rero nagira ngo twinjire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi nyaboneka uyu mugabo yararwishigikiye ngo yararwishigishiye nibamureke arusome. Inde rero ni Kisekedi, ni Never ndetse na Kisekedi. Uyu mugabo yashutswe na Kisekedi, amuhereza abasirikare benshi cyane, abohereza hano mu gihugu cya Kongo. None ibi ngibi bimukozeho ni ukubera iki rero? Bwana Reverend Kuriyo, umuyobozi mukuru w'umugambwe CNDD FDD watowe mu minsi ishije, yongerewe manda y'imyaka 5. Uyu mugabo bivuga ko ari ugiye kunywesha nkeri Never. Urumva uyu munsi rero uti niki cyabaye? Ikintu cyabaye uyu munsi ni ikintu gisa nkaho cyatunguye Never atarazi. Ni ibikorwa byahuje abayobozi bageze kuri 14 nkuko twari twabigarutseho mu masaha mu gitondo. Aba 14 bose bakaba bagiye guhurira ahantu harimo n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo. Bagiye guhurira ahantu bita Gatumba. Ngo bagiye guhurira ahantu bita Gatumba mu ibanga rikomeye cyane. Bahura n'abantu basanga hafi 14 bose bagize ubutegetsi bw'u Burundi. Hanyuma Never yabimenye, amenya neza ko uwitwa Reverend Kuriyo, hakabayo n'undi mugabo ngo bitaberwa, n'undi bitahirwa, hakabayo n'undi mudamu umwe. Hakaba n'undi mutamu umwe nawe ndamugarukaho mu kanya gatoya mbabwire nawe ibyo yakoze. Aba bantu bose rero bakaba bagiye mu kazi, bakaba bagiye kuhura baganira ku bibazo n'ubundi by'u Burundi. Ahangaba baganira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Bwana Fisi, ndagira ngo ahantu uze kuhamfasha neza kugira ngo abantu baze kunyumva neza cyane, bataza kuvuga wenda ko mbivangavanze. Hari ukuntu umuntu ashobora kubivuga akabati wenda arabivangavanze. Ndagira ngo uze kumfasha tubisobanure neza cyane. Never ni we muyobozi, ni we mukuru w'igihugu, kandi nta kintu gikwiye kubera mu gihugu perezida atakize. Birumvikana. Ahangara rero kuba hagiye kuba inama yahuje abayobozi batatu baturutse mu ishyaka rya CNDD FDD.
abandi baturutse mu yandi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo Burundi. Urumva? Kandi hari harimo na Reverend Kuriyo kandi ari we muyobozi mukuru, munyamabanga mukuru w'iri shyaka. Bakaba bagiye bakaba bari hamwe kandi n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo. Bakaba bagiye ngo bagakora inama ahantu, iyi nama Neva tayize. Urumva nta kintu kidasanzwe uri kumvamo? Oya, ikintu kidasanzwe cyo kirimo ntago byabura, kuko uyu Neva bagiye atabizi, abandi badahuje ishyaka nabo baragiye, bagiye guhura nabo bari mu ishyaka rimwe mu ibanga rikomeye cyane. Urumva byanga bikunda, wenda niba yaba ari ikintu cyiza bari gupanga gukora, ahangaha byanga bikunda Neva ahita atekereza ko n'ubundi anaramuka abimenye, atatekereza ko bagiye kumubirindura. Natwe uko tubibona mu mboni zacu, mu by'ukuri koko aba bantu ntago bafitanye umwuka mwiza muri iyi minsi. Ikiri gukurikiraho icyo bari gupanga nta kindi nukuba bareba uburyo ki bamubirindura ku butegetsi, nta kindi. Ahangaha rero niho Neva yaboneye ko ibye bishobora kuba bigiye ku iherezo. Biravugwa neza ko aba bagabo bagiye kwishyira ahantu hamwe kugira ngo bakore irindi shyaka ryabo, bitaza kwitirirwa ko CNDD-FDD yaryanye, bikaza kurangira abayobozi babo batumvikanye, bikaba ngombwa ko babakorera operation mbi umukuru w'igihugu. Icyo Reverend yashakaga rero, yashakaga kugira ngo abikore nkawe, apana kubikora nk'umugambanyi cyangwa se nk'umwe mu bahemukiye CNDD-FDD kandi barabanye kuva kera. Wibuke ko rino shyaka rya CNDD-FDD ryagiye ku butegetsi riturutse mu ishyamba. Uko wumva M23 niko nabangaba bimeze, niko bimeze nabo niko byagenje kujya gufata ubuyobozi kwabo byaragoranye, baturutse mu mashyamba nabo baza barwana paka bageze Bujumbura. Ahangaha rero bakaba bavuze ati iki cyamwa sidushaka kukirimbura, ahubwo reka dukora itsinda ryacu. Ariko nanone hari ubundi buryo ngo bashobora ubundi ni uburyo bugeze muri bubiri bashobora kubikoramo. Harimo kuba bakora ishyaka ryabo rishyashya, bagahatiriza ko ryemerwa muri leta, rikazaniyamamaza rigatanga umukandida mu matora y'2027. Gusa baje kwitegereza neza basanga biragoye ko bahita promotinga kugira ngo abaturage barimenye. Babanza bagiye kubyigaho, niyo mpamvu inama yabayeho kugira ngo barebere hamwe icyo gukora. Noneho basanga iryo shyaka baramutse barishinze ntabwo ryahita rimenyekana mu mezi angaha asigaye, mu mwaka umwe usigaye. None ikintu bashakaga gukereya, bashakaga kugira ngo barikore none iryo shyaka ryemerwe n'amategeko y'u Burundi, kubera ko ari abayobozi bakomeye cyane. Urumva of course bagomba gukora ibishoboka byo byose rikemerwa. Neva ntiyabihakana babishatse. Noneho bakazakuramo umukandida ari we Reverend Kuriyo akiyamamariza kuba perezida, kubera ko yashyize pango bari bapanze nayo ni sawa, ariko babaye bafite ukuntu bahagaze ku mufuka babikora bigakura. Ikibazo ni kimwe, iryo shyaka abaturage kugira ngo bapfe kwita barimenya. Byaba icyo nkubwira, birasaba mikoro yo ku mufuka, andi amikoro yo ntibayabuze. Ariko wabuzi neza ko banke zose zano mu Burundi inyinshi ari z'umugabo wita Prime Niyongabo. Reka nkubwire nanone, nimba rero bafite amafaranga bafite amafaranga noneho Reverend bayafite, ahubwo no kuvuga ngo muri bo ubwabo ntago bari kumvikana cyo kurekura amafaranga. Baramutse reka nkwereke ikintu cyatuma muri uyu mwaka babamenya. Bahise barishinga kuvuga ngo twe turarishinze, bakabitangaza kuri radio no ku mbuga nkoranyambaga nayo hose. Bwacya mu gitondo ahantu hatari amazi mu giturage bakaba barayahagejeje ku mugaragaro, ahatari umuriro w'amashanyarazi bagahita bayahageza. Hari igihe urumva kurishinga birumvikana, kurishinga aburetse gato bari runyumve impamvu barebye poezi zigeze kuri ebyiri. Kurishinga barishinga na mu gitondo babyuka bakarishinga bakanaripromotinga rikamenyekana. Ibyo bikorwa byose uvuze bishobora kwangwa, kwemererwa ko havamo umukandida bashobora kubyanga. Ibyo bikorwa babyanga. Reka nkubwize ukuri, buriya iyo uri perezida uba uri perezida papa, nyumve neza. Iyo uri perezida aho rero niho rero byamugorera. Niyo mpamvu nabo niwe mu perezida wabonye abanyagihugu bakishyira hamwe, ntago yapfa kwemera iryo shyaka. Ni ukuvuga ko yakanga ishyaka ntabwo riramutse ryemewe ibikorwa ntago byakwanga. Ibikorwa yaramutse arisinye ngwe Neva ubwe kiyemerera akavuga ati ndaryemeje, riraje bakanemeza ko rigomba kuzavamo umukandida. Dore indi trike bakoresha, bashoboye kwishyira hamwe ntiberure ko ari ishyaka,
noneho bagatangira gukora ibyo bikorwa bakakora 1 2 3 4 5 Ariko- bigakwiragira mu gihugu hose Uze kwibuka- nyine numva neza Yego. bakabikora bamara kubikora byose ibyo bikorwa bimaze kumenyekana ku ndunduro babona bisa no birangiye abantu baramenye ngo ni bande babikoze bagahita bavuga ati twebwe dufite n'ishyaka Ryacu, umukandida uko wa perezida. abaturage rero bahita baza mu cyo bakavuga ati ubundi ishyaka ni iringiri hanyuma abari revere unabirimo byakumvwa vuba kuko baramuzi cyane ariko ikibazo ni iki wibuke ko iryo shyaka umukandida bifuza kuba batanga ni reveriye kandi wibuke ko reveriye ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Hanyuma iyi nama yabayeho rero yabahuje yari yo kwiga kw'ibyo bibazo byose byo kugira ngo barebe niba ari icyo bashobora gukora kitateza ikibazo n'imvururu n'umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bikorwe neza. Twihuse cyane rero Perezida Evariste Ndayishimiye akimenya ayo makuru nta kindi kintu nawe ari gukora ubu ntago aryamye ari gukora iperereza neza muraza kuza kwisanga umuntu wita Reverend Kuriyo bamaze kumutambikamo ikitwa amapingu bamufunze kandi birakorwa kandi rwose afite izo mbaraga zo kuba yafunga Reveriye yabikora ariko bitewe n'iki ntibyamugwa amahoro ntibyamugwa amahoro ariko yarwana urundi rugamba atari yiteguye ikibazo yabikora ikibazo Neva afite ari gukorerwa akagambane n'abantu bakomeye gusa ariko urumva umuntu ufite ingabo mu biganza aho niho ibintu bibera bibi nyine kandi ikindi buriya n'abaturage nabo bamwishimira neza cyane bamwishimira ute abasirikare bari kujya batwarwa ari imirambo yangiritse bajyanwa hariya mu gihugu cy'u Burundi ubuse umuntu arapfa kamara ibyumweru bingahe bataramutwara urumva nabyo nta n'umuti yatewe ngaho nabyo ni ibibazo Neva rero nyaboneka abantu musenga mumukunda mumusengere ibibazo bikomeje kumubana byinshi usibye nibyo byo muri Kongo ibye mu gihugu byadogereye niyo mpamvu ari amakuru avuga ko n'abasirikare baza kuva muri Kongo bakisubirira iwabo bitewe n'iki nuko nawe umutekano we ari muke cyane hari abantu nsigaye mbona batubwira muri comment bakatubwira ngo ibiki n'ibiki bakatubwira ibintu nta bintu bibi batubwira njya mbibona mbibona nimba batabikubwira hano hari ahandi babinyuza ngiye reka nibwira abantu baba badukurikiye ubundi buriya impamvu tuvuga ku makuru yo mu Burundi nuko buri uri mu gihugu wowe umuturage w'igihugu ntago upfa kubivuga kubera ko bidatangazwa n'ababitangarizayo bikomeye ntibabivuga bahita banika rero nkatwe tuba twibereye hano kuvuga amakuru y'u Burundi yabaye hariya nta kibazo tuba oya ikindi cya kabiri suko abari mu gihugu imbere babiyobewe barabizi ahubwo ikibazo ni turabivugira hehe turabicisha hehe kugira ngo abantu babimenye sasa wenda tutanagiye kure nuko wenda mba nirinda gutangaza amakuru y'umuntu ariko aho bita mu Kirundo abaturage batuyeyo bakomeje guhura n'uruva gusenya nyuma yaho Neva avuze ko ari hazatera aturutse atera Kigali abaturage bo mu Kirundo bose bitwa ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi ikintu cyitwa imbonera kure ziba zabamereye nabi ku rwego rw'uko nta mafaranga bemerewe gutunga nta gikorwa na kimwe kizima bemerewe gukorwa ndetse n'ushatse kubaka ntagahabwa ibyangombwa byo kubaka ikindi na serivisi z'ubuzima nazo ziri hasi cyane kuri bo ndayishimiye kugira ka probleme mu mutwe kandi ujye witonda neza urebe n'abasirikare boherezwa hano muri Kongo bose baba batoranyijwe ikintu adashaka nukumva ko ari umuturage w'umututsi usigaye mu Burundi icyo kintu nacyo kirahari hari benshi bagiye bahunga of course dufite umwandike muri comment nabwo mutubwire so ni uko bimeze yagarukiriza aho ngaho yo kuri igihugu cy'u Burundi yavuga byinshi ahubwo twerekeze wenda kuri tere y'imirwano twerekeze hano kuri tere y'imirwano rero hano twirwaneho imaze gukora ibitangaza bikomeye cyane ibimaze gukora ibintu navuga yuko bwana Pacifique ari ibintu navuga ko ku gihugu cy'u Burundi bigayitse bitewe n'izi ngabo z'abarundi nimba ingabo z'abarundi zirimo ziragaragaza igisebo gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi no kuvuga ngo twirwaneho imaze iminsi itera ibitero guhera ku cyumweru igaba ibitero byinshi cyane
iha ingabo z'abarundi icyo twakwita breakfast, ikongera saa sita ikabakubita ikindi bita lunch, nimugoroba ikabakubita ko bita dinner. Ababyumva murabyumva icyo bishatse gusobanura. Ubwo ni ukuvuga mu gitondo bazindukira ibatsaho umuriro, saa sita ikabakubita undi muriro, hoshye ifunguro ryo kurya, na nijoro nabika akababwira ati murare neza. Ntago mushobora kurara akabakubita ka akora abasore batwirwa nonda nabemera nanjye. Iminsi 3 irashize guhera ku cyumweru kugeza ubu. Uyu munsi wa none rero hari ukuntu ibintu bigenda bica ku ruhande, ukabona nyine karanyereye. Abarundi urabizi ko twirwanaho yanabatse harya, hari uduce imaze iminsi ibatse. Ndadufite hano n'uduce turi aho bita ho plateau, ni muri ho harako bita Rusenda. Hari n'akandi gace bita Rembo, hakaba n'akandi bica Kanguri, n'akandi kitwa Nehere. Utu duce twose n'utwo muri Kongo. Sasa niba bananadusomye nabi mujye mwihangana kuko ari amazina hariya biragoranye, hariya biba bigoye. Anga nitwo twijaneho yigaruriye. Utu duce mu kutwirwana ni urugamba rukomeye cyane. Twirwanaho yakoze. Aha rero hataka kugira ngo utuduce badufate, nubwo ari uduce dusa n'ahari duto ariko tuba dufite icyo tuvuze. Uduce kamwe tubiri dutatu ni ukuvuga ngo ugenekerereje bafashe basi ahantu harimo ntago wavuga ngo ho plateau yose, ni ukuvuga ngo ntago ari twa duce tuba dufite amazina y'imwe nk'uko wakumva za Kisangani na za Nki zose kuri nyine nubwo buryo mba mbivuzemo. Oya n'ibikorwa bihabera. Utwo duce rero harimo rero ahagiye hagaragara ingabo z'abarundi zikaza bwihishwa zigapfupfunyura bagenzi babo bagiye bagwa ku rugamba. Biravugwa yuko ngubwo barasaga hari bamwe bari urabona y'abasirikari batatswe cyangwa se bateye, hari abashinzwe gufata abakomerekeye ku rugamba bakabajyana ku ruhande bakabajyana ku bavuza bw'ibanze. Ndetse burya n'umusirikari iyo igisirikari kigifite imbaraga cyangwa se abateye cyangwa batatswe bagira ukuntu bafata abagenzi babo bagwe ku rugamba bakaba bahita babatwara. Rero hano babuze uburyo babatwara, bakajya babafata bakabarundira ahantu hamwe. Mu kubanundira ahantu hamwe hari umuturage waje kujya gutya n'agatelefone kiwe yibereye kure, arabibona abona nyine bari kugenda babapfupfunyura aho ngaho mu bihuru, mu miringoti, mu mikuku, babavanamo babapakira mu ngorofani. Ubona ko ari n'ibintu biri gutumaho n'isazi, noneho barangiza bakabapakira mu mamodoka abishinzwe bakabajyana. Aha rero ibi byose nubwo byabaga twirwaneho yabirebaga ariko yanze kwirirwa igira ikintu kuri bivuga ngo nabo tubakurikize bene wabo. Yabaretse batwara abagenzi babo barabajyana ngayo ngo korera. Nuko bihagaze amakamyo rwose yaseshye se abasirikare b'imirambo babapfu bamaze iminsi bapfuye. Abaturage b'abarundi bafite abana babo mu gisirikare. Umwana wawe mu gisirikare n'ujye ubona atanaguhamagaye guhamagare wenda kubwati bama wiri ute papa wiri ute mukuru wanjye umeze ute, ujye uvuga ati bashobore kuba bamwohereje muri Kongo. Niba mwohereza muri Kongo amahirwe yo gutaha n'imbarwa. Ikiza ikintu imbere Neva yakoze Neva ariko bura nubwo wenda tushobora kuza tukamukoraho inkuru, ntago Neva ari umuntu mubi cyane. Araribye aravuga ati nimarira igisirikare cyanjye muri Kongo genzarindwa nawe. Oya nawe rega ufite abanza kohereza imbonera kuri. Nawe rega afite ubwenge uyu mugabo. Urabona abo twakita nk'abanyerondo babasore ari abinkora busa niwe babanje kujya yoherereza Tshisekedi. Bagakorera ifaranga bakaraswa kubera ko n'ubundi baba basanzwe ari bisambo mu bihugu by'iwabo. Hafati ntacyo duhomba. Ariko abasirikare atangiye kubohereza ejo bundi, usibye barayohereje 29,000 muri Karemi. Nta bandi baracyari 29 bose. Baracyari bose hariya nta ntambara iriyo. Ahubwo baje hano byuvira nibo bahuye n'intambara, ariko abahaje tubibutse yuko ari abasanzwe bari bahari. Hanyuma rero andi makuru mashyashya navuga ko ari breaking news. Biravugwa neza ko ubu tuvugana abasirikare b'abarundi boss nta numwe uvuye batitiye bari ahantu bameze ngwe
imbeho yabishe bari kudidimanga bavuga ati ayiwe buracya se, bavuga ati ese buraza gucya, bibaza ati buracye M23 itaduteye. Uzi impamvu abasirikare ba M23 bafasha amajipe, sinzi niba no mamodoka ya gisirikare muyazi yihuta cyane, yihuta yangaya ya Pandagare. Sujye yabona bano batwaramo bafashe nk'abantu b'ibisambo bakabatwara muri zino, sinzi ukuntu bazita za Pandagare harya. Ni za Pandagare zimbwa ziba zifite imyanya y'inyuma bicaraho. Ni Pandagare nyine na mu Rwanda niko bazita. Muri Kongo sinzi uko muzita rero, gusa navuga ko ari nka Pandagare ngenekerereje mu kirimi cy'ikinyarwanda hani wacu. Anga rero abasirikare ba M23 bamanutse mu tumodoka nk'utwo turenga 30. Ari beshi cyane ngara abasirikare beshi pe, harimo nabamanutse mu ikamyo, hari n'igikamyo ngo cyari cyuzuye ibikoresho cyamanutse. Ibi byose nibyo byatumye abasirikare b'abarundi bose bajya kuri panike. Bafungiye he? M23 yamanutse iraza ifungira ahantu bita Kingwengwe. Uretse nkubarira uduce yarenze, yavuye Sange ijya Runingo ijya Kiriba, urumva iramanuka iraza igeraho aho ngaza Kingwengwe, anisigaje kugira n'ahantu hamwe n'ahantu bita Tema, tayari kahita yikubita Kawezi mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu Preto, bakata bagenda bakajya gute bakawufata nk'uko bagize gute babitanga. Kare rero ntago babura kutagira ubwoba bitewe nuko nimba uyu muvugizi Oscar Barinda, uyu Oscar Barinda agira gutya akavuga ati twebwe turagarutse isaha ku isaha, akabwira ati ntimuzi isaha ntimuzi n'umunsi turabizi ariko tuzira turayigarutsemo. Rero bari hariya bagomba kugira ubwoba nimba babonye n'agasinyare na kamwe bakabona sinyare ibereka ko M23 ije amaye, ahubwo bamwe bari batangiye gukuramo na uniforme bigira abaturage ati karabaye noneho rurambikanye tubu baraje kuko bamaze kubashyiramo ikintu cyuko bagomba ku M23 igomba kuza n'abatunguye. Ubwo rero urumva niye batagira ubwoba se nta na hamwe, nta kuntu batagira ubwoba ngayo nguko rero. Hanyuma mu yandi makuru rero tunasoza reka twerekeze kuba cancuro. Ngabo bavuge abacancuro ariko kumbwa ngo mbavuge we nta makuru bafite tutaje gutegura natwe bavugeho nanjye hano hari inkuru nshaka kuvuga. Erega ntabwo nagenda navuze ku muntu bita Jean Pierre Bemba ndetse n'iyo bita Patrick Muyaya hani Kinshasa ibyo bakomatinze ku mpanuka ya Tshisekedi ndetse nandi makuru menshi cyane ifite ku abanyamerika. Bariyo duheraho dusoreze ku bacancuro. Mbanze mpere ku banyamerika. Breaking news rero bantu banjye narababwiye ngo mu makuru tuba turi gukora tuba tubafitemo udushya twishi cyane. Aha ngaho umunyamerika burya biragoranye kumushimisha. Uzi ko burya gukirigeta Trump ngazaseke bigoranye. Tshisekedi ntaka atakoze ngasetse uyu mugabo ariko byaranze. Uzi impamvu? Nuko abasirikare yamwoherereje ngo baze bakore operation bari kuvugwa mu bugambanyi bw'abantu bari baherekeje Tshisekedi yuko yagombaga gukorerwa bira bintu byose byabaye. Urumva? Noneho ukukora impanuka kwiwe bakaza kumushimuta bamujyanye kumuvuza. Bahagera bakamukanira y'urumukwiriye. Uti gute ngo Amerika koze iperereza rihagije ku mirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igituma M23 irwana biza kurangira bakofurimye ko M23 ari uko yambuwe uburenganzira bwose bemererwa n'itegeko shinga rya Kinshasa. Kabiri bavuze neza ko nta gihugu n'iki na kimwe gikwiriye kuza kurwanya M23 ahubwo M23 ikwiriye gufashwa. Uzima nuko bamaze gukofurima neza yuko Tshisekedi ari uhonyora uburenganzira bwa muntu bitewe n'umuntu umaze imisi yiciwe hariya muri Kinshasa. Narababwiye ngo umutego ujya gushibukana umuntu. Nimba wumva ejo uyu nde uyu nguyu Colonel Nanga uyu Colonel Nanga yarabyemeye arabivuga aravuga ati twebwe dukorana n'u Rwanda turabikonfirmye turafatanya. Mu by'ukuri nimba n'u Rwanda narwo rwarabyemera ukavuga ati dufitanye imikoranire aho ubu Kinshasa ntago bagakwiye gutekereza ngo bashyire mu mutwe. Uretse utavuga u Rwanda gusa, Colonel Nanga yavuze ko na Uganda bakorana neza ko kandi igisigaye ari ugukorana n'u Burundi.
yego ngerega basangiye imipaka ngo kandi hari inzira n'uburundi birashoboka uburundi bwo shabiragoye Si uyu mugabo diplomasi se. ariko wana Ese Muveti uri piki n'abarundi? ubundi piki n'abarundi none z'abarundi bari he bari wabi Burundi erega bivugwa ko Ubu iyo bari kwica abanyamurenge buretse bivugwa neza ko uburundi bwaje gutanga ubufasha kurwanya ariko ndeka nkwibarize umutwe nawe turi inshuti sibyo turi inshuti uriya mu kameramani nawe turabanze uroya nawe ni inshuti bisanzwe iraho urabizi ko nawe ari inshuti yanjye nge nawe turi inshuti ndamutse nge nawe tugiranye amakimbirane nkabona simfite imbaraga zo kukunesha nkamusaba ubufasha nkavuga ati banza nyumve nkamusaba ubufasha nkavuga ati rero kugira ngo Pasi muneshe genda wica abana biwe genda unyicira abana ba Pasi noneho ngiye mbona uko nanjye Pasi muca umutwe wowe uriya waje kumpa ubufasha uzamufata ute uretse aho ngaho umbwiye ikibazo gitandukanye nakubwiye ngo M23 nta bushuti yigeze igirana n'abarundi cyo kintu uri kucyumva hari ubwo uzise sarabugiranye suko ari abanzi ni ukuvuga ngo wenda bari baraho nabo baraho nimba Kisekedi yaraje banzo nimba Kisekedi yarabwiye Neva ngo nyoherereza umfasha abasirikare b'u Burundi bageze muri Kongo kubera iye none reka nkubaze bageze mu buhe buryo abanyaminembwe ntago bicwa abanyamurenge so wowe wiri gutangaza uvuga ngo abarundi bisha abanyamurenge nyine nibyo ndi kushaka kubanza ujye ubivuga cyangwa ntabwo ujye ubivuga ariko buretse ndakubwira uburyo yakubaza ujye ubivuga cyangwa ntabwo ujye ubivuga kubivuga bwo biba byabaye ngo none se nyine buretse mu 23 izabwira abarundi ngo abasirikare b'abarundi ibabwira kunyumva ibintu ndi gushaka kuvuga cyane uri kunyumva yakubajije wavuze ngo bapfiki bapfa ko baza bakica abanyamurenge bakarasa inka zabo ariko barwana ku ruhande rwande barwana ku ruhande rwa ntuze nyine rw'uyu nguyu ujye ukurikira amagambo Colonel Nanga avuga na Makenga ubundi iyo bavuga abaturage usubize ariko amanyora yavuze ngo yaravuze ngo nta kintu dupfa n'abarundi na kimwe ku rwego rw'uko bashatse ko tubana twabana neza banashatse ko tubana nabi twabana nabi numva neza rero yagiye kubivuga ashingiye kuki ashingiye kuko bari bamaze gufata umujyi wa Uvira babwira ati noneho mwasubiye iwanyu ni kabi nkabari hagira urenga umupaka tumwereke wari wigera ubona umusirikare wa M23 ahura bari ku rugamba akagenda avuga ati uriya no murundi si murasari ku rugamba nyine ariko suri kunyumva nakubwiye ko M23 iramutse ifasha umujyi wa Uvira nakubajije bashobora kubana neza n'u Burundi kandi bakanakorana neza ese uriya mu kameramani aramutse aje akica abana bawe wamufata ute ari nge wamwohereje wewe wamufata neza none se tuvuga ko na M23 zinjira ikajya kwica abarundi oye icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo Kisekedi yatse ubufasha ku Burundi kandi butari bugize icyo butwara kugira ngo bamurwanye buretse abarundi barangije baraza abasirikare b'u Burundi baraza bica abana b'abanyamurenge bica abandi bose reka iyo ngingo utambwira yuko reka iyo ngingo abarundi abo basirikare nakubwiye ko M23 niramuka ifasha umujyi wa Uvira neza igafata n'ibindi bice bashobora kwiyunga n'abarundi bakabana neza Burundi nayo ikajya guteza ibyo tubyihorera rezo z'intuze muze kutubwira muri comment hanyuma rero dusoza amakuru yacu tubabwire ko ikinshasa Kisekedi nyamara ibintu byamubanye bibi cyane nyaboneka bakunzi bacu mumenye neza ko uyu mugabo aririwe ariko ntaraye isa ku isa ashobora kubyuka kisanga mu gihugu kitari icye ntuko bihagaze reka rero tubashimire tubifurize kugira umugoroba mwiza aya makuru wenda turavuga mu masaha mu gitondo amakuru y'abacashuro y'ibigezweho avuga ukuntu bamaze kwidekarara mu rugamba nanone hanyuma rero turabashimiye Imana ikomeze barinde ibe mu bintu byanyu mukande kuri subscribe kugira ngo tujye tubagezerezaho amakuru ku gihe